Ndi umukatolika. Sheri. Mitangira gutya. Gatatu. Yego. Kan nzovu kuguye ndatsinzwe se. Reka nongere. Ntago nyine nzovu se ndamukunda. Asante papa. Nukuri ndagukunda cyane. ariko se ko mutigeze Bararana nimba ni mayodobe. Oya, Robdon wi. Ingongo ki? Robdon wi. Yodobe. Mureba nimba imyitozo yayikoze. Kuko nanjye bwahita ntegeka iki? Popaje. Reka mukwakirire nyuma nkimara gutandukana n'umugore wanjye w'abana bane. Twabyaranye. Nazengurutse isi yose, nzenguruka Kigali, nzenguruka mu ntara hehe, ariko namaze kubona umukobwa mwiza tugiye gukundana, nibura azambyarira abana barebara ariko Nakuntu yabyara abana bagufi. oya urabona ndi umusore mwiza ariko ndi mugufiya. Uri imbwa igira mu kanwa heza. Ubwo ndimbwa. Oyo ntabwo uri imbwa ahubwo ufite mu kanwa hasa nk'imbwa. Imbwa igira mu kanwa heza n'ukuri kw'Imana. Azenguruka igitanda turyamyeho nibura inshuro 3. Ibyo byandumva bibaye ikibazo banze umbwira myitozo mbe ko nzabishobora. Imyitozo ntabwo ari cyane. Urabona uba wiriwe wambaye ipantaro sibyo? Ugomba kwiyambura kuko tubanza kuva muri douche. Za pompaje n'ubundi naguyemwo niho akazi kazarangirira kandi nzikoze ntago ya masegonda ndayarengeje. angahe y'inkoko Inkoko simara amasegonda angahe no kubipa ni nk'amasegonda terenze aya ni segonda rimwe meya ritageraho. Urabona uwo mukobwa wanyweye ingufu nk'ibyo bavuga mu kanya ubipa nk'isazi sibyo? We iyo umugezeho noneho ukamubipa bitewe n'ubushye abafite cyane ko kwica yakwica. Ikibazo izina ryese iyo ndana yeretse bayita Lisa. Nkubonana nayo. Sha kibazo uri muremure uzansikamire sibyo? N'ubundi ndusha imbaraga unigagure nishaka mitemfa kuri isi n'ukuri kw'Imana. Ntago namubabarira. Ndakuvumya Lisa nto wambujije umugore wa mbere kwa kabiri ni mwiza ni muremure ndakwanze. Ndakuvumya Lisa we. Ibiryo Darija n'amafaranga done mwa Darija ubwo no gusaba amafaranga nkamenya Done mwa. Oya yujye gusaba iryo nubwo utazi Ifaransa iyo ukoze kunda bumva kushonga sibyo? Bagahita babikuzanira sibyo? Aho ndaharetse. Baretse se gute? Mange. J'ai mangé. Tu manges. Elle mange. Nous avons mangé. Ils ont mangé. Vous êtes mangé. Ibintu nk'ibyo. Ese ibindi bazane biki? Ese bundi sheri kuki utikundiye nyina mbogo kandi mureye? N'izina rya Yesu. Ariko reka mbikubwe sheri nawe urantutse. Nyina mbogo murusha santimetero 30. Nzashaka umugore mugufi nanjye ndi mugufiya. Ariko reka duhaguruke. Ubwo se sheri Reka tureba hano ngira. Reka mbikubwe. Reka duhaguruke turebe ko bizanakunda. Duhaguruke turebe. ese ubundi ubwo koko Sibyo sheri urabona nyina mbogo angira hano. Urabona muri gahunda mfite muri business ngiye gukora ubucuruzi. Oya ubu turacyari muri fiassage. Cyane Finissage sa hari inzu turimo kubaka ngo turimo oya turimo ngo nawe urabyishe nubwo ntize ko bavuga ngo nta munyenyanzu nyazo ndi. Ari ibibazo noneho. reka ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza nkwifurize kugubwa neza uherere hose mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yawo ahangaha cyangwa uri mu Rwanda. Niba ukoresha ikinyarwanda ndagusuje cyane kandi nkwifurije umugisha uva ku Mana. Angani kuri Iris TV nge ni Blaze nk'ibisanzwe iteka. Reka nkubwire ko rero uyu munsi ari umunsi Imana ibagennye ngo twishime tunezerwe. Reka rero nkubwire ko ndi kumwe n'abastar ku mande zombi. Hano mfite umukobwa n'umuhungu cyangwa se umugore n'umugabo. Maître Nzovu yari yarabuze nyuma yuko filime ye iburi wirengero, ariko namuzanye ndakubwira ko afite byinshi agiye kutuganirira ndetse araza no kutubwira umuntu yasohokanye ndetse n'impamvu ari kunywa wenyine. Uyu mugabo anywa wenyine kubera iki? Nzovu umeze neza? Ndashima Imana. Iminsi myinshi cyane. Sigoba Nzovu. Ngewe ndahari ndimo kubarizwa ahantu biti Gikondo. Ako Maître iyo filime nkiri yibuze uba wumva nta kibazo ufite wowe?
okay iyo uri umusitari filime ntabwo yigeze ibura, yarahagaze bitewe n'impamvu yineye, ariko ikimara guhagarara nanditse amateka, ndi umukinnyi uzwi, ndimo kugaragara mu zindi filime nsa nkaho ndimo kuzikinamo nk'ibiraka, kuko Maître Nzovu nafite kontara, ariko niba bayihagaritse ubwo icyo bazatugena kubona bafite kontara, ariko ubu kontara yanjye uwanshaka wese yambona, kuko kontara muri iyi minsi yarahagaze, ariko ubu ndimo gukina muri filime nyinshi cyane. Hari filime ndimo gukina ndi kumwe na Bwenge, kakana kazi gukina bita Bwenge, ubu turi kumwe. Ndimo gukina muri filime bita Indamo inyura ku Cyogajuru TV. Mbese ndimo gukina muri filime nyinshi cyane. N'undi wese afite gahunda, afite amafaranga yanshaka, Nzovu ndahari mukavugana. Reka nakire n'umukobwa mwiza n'ubwa mbere aje kuri Iris TV. Bamwita Ikibasumba. Shushu bamwita Ikibasumba. Reka mukwakirire. Nyuma nkimara gutandukana n'umugore wanjye w'abana 4, twabyaranye, nazengurutse isi yose, nzenguruka Kigali, nzenguruka mu ntara hehe, ariko namaze kubona umukobwa mwiza tugiye gukundana, nibura azambyarira abana barebare, ariko nta kuntu yabyara abana bagufi. oya urabona ndi umusore mwiza, ariko ndi mugufiya, ariko nibura nyine ndi umupapa w'abana 4, sibyo? Ariko umugore muri minsi umugore twaratandukanye, sibyo? Ariko ndimo kwifuza undi mugore. Ubu nabonye umukobwa mwiza cyane muremure, sibyo? Nizeye ko azambyarira abana barebare. Azakubyara bangahe? Mfite abana bagufi 4 nibura. Nawe azambyarire 4 barebare. 8 nta kibazo, kugira ngo bibe ikinyuranyo, tugira abana barebare n'abagufi. None se kuri kumwe wenyine? Oya, mutumiriza gahana mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Yewe upima umusore vese arengwa kuzana. Yaje n'umukobwa mwiza, ndabona yaje ukoramo hano. Nukuri. Umukobwa zana iyo fanta ngurire sheri namusohokanye. Meze utese? Ni sawa sawa, ndakomeye, ndashima Imana. Reka baguhe icyo kunywa, sinywe ngenye. Bizi ngewe. Ese ubundi Nzovu, abantu ntago bajya bamenya impamvu wasenye. Ubusheri wawe warabizi impamvu wasenye urugo? Okay, urakoze. Impamvu nasenye urugo ndabikubyiza ukuri. Umugore nari mfite ari umurokore, kuko ngende umugaturika, sibyo? Ndi umugaturika. Ninyweraga icupa. Urabona abasitari hari igihe dutinda gutaha, turimo kwinywera agacupa, turimo kuganira, nataha saa 5 z'ijoro cyangwa saa 6, agatangira agafa ngo nanyuze kwa maraya, sibyo? Ubwo tukajya tugatangira tugashwana, byari ngombwa ko dutandukana, sibyo? Yashaka kunyobora iwanjye mu rugo, ariko ubu ngo nanone ndacyafite akabazo. Na sheri wanjye turimo gukundana, sibyo? Nawe urimo kunywa fanta, sinzi ese sheri uri umwadeperi cyangwa umugaturika? Oya, ntago ndi umwadeperi. Ntago ndi umwadeperi. Okay, idini ryawe ni irihe? Ndi umukatolika. Sheri. Okay. Ubwo icyizere mfite nuko umugore tugiye gushakana, umukobwa ngiye gukunda ari umugaturika. Ashobora kuba yanyweye fanta uyu munsi kubera ko yanyweye ibiyoga byinshi, kuko idini gaturika ritwemera kunywa, sibyo? Oya, ariko ntago buri wese anywa inzoga. Reka nkubwire, ushobora kuba zarezikwishe, sibyo? Ariko ugashaka kuzizimya, niyo mpamvu wanyweye agafanta. Oya, sanzwe nywa fanta. Okay, ariko kuva duhuje idini mise ngukunda, sibyo? Nzovu, naringize amatsiko. Uyu mukobwa wari umaze igihe kingana gute umubonye, cyangwa se mumaranye igihe kingana gute? Urakoze. Uyu mukobwa nkimara gutandukana n'umugore wanjye twabyaranye, namurose mu nzozi. Namurose mu nzozi, Imana yamunyeretse irambwira iti, Maître Nzovu, ugiye kubona umukobwa mwiza muremure, nibura ugusumbaho santimetero hafi nka 40, sibyo? Cyangwa 35.
mbwira Imana nti Imana uzaba ukoze nzabyakira, none bibaye ngombwa kuko umukobwa namubonye. Namubonye. Kibasumba umeze neza? Meze neza. Numvishe sheravuga ngo witwa Kibasumba ariko gihe ntago nabyemera. Maître Nzovu we ni icyamamare. Uwo amazina yawe nayaye? Amazina yanjye ni Umunyurwa Faustin, ariko filime nyine ya Superstar mba nitwa Sami. Wowe witwa Sami. Sami, we filime nawe uri muri ukina filime? Yeah. Yego. Filime yitwa gute? Yitwa Superstar. Superstar. Yeah. Okay, nimwe ba screenings ejo bundi kwa gatanu. Yes, irimo baba Bahati Makaca. Ubu se Bahati naga ari burakare ko uyu munsi noneho uzanye na fiance Nzovu. Ubu nta kibazo? Oya, nta kibazo yabigiraho. Nta kibazo kiri buzemo. Ntacyo. Yego. Nzovu, mbabarira unyere ku buryo wegera uno mukobwa bwa mbere, uburyo wamuteresemo. Njye urabizi nkunda gukubita imitoma. Bari buko umukobwa nigeze gutereta muri filime bita Nyirantama, mvuga ko namweretswe. N'uyu mukobwa rero nakubwiye ko namurose mu nzozi, Imana iramunyereka, sibyo? Numva namukunze. Sheri bimeze bite handi? Oya. Oya ntago oya nawe nanone. Oya. Nta gusoma kabiri. Oya. Umva. Sheri ugiye ikibazo. Nagusomye rimwe. Umenye ko turi muri covid ngusomye kabiri ushaka kunyanduza cyangwa kwanduza, ariko nimba ngusomye rimwe ntiwanyanduza. Dati ibyo avuga Bahati, sibyo? Ntabwo gusoma kabiri birabujijwe. Ahubwo ndi buguhobere nibura. Ndamuhobera duhagaze. Hagati y'abasheri covid nayo irimo abantu mubana kandi ese cyane ntago muri abana? Ntago turi abana, turacyeye mu rukundo. Turi kubiteganya. Turimo kubiteganya. Ubwirwa n'iki kazaguha abana barebare se kandi uri mu? Oya, Imana nayo yarabimbwiye. Urabona uko areshya ni muremure, nzasenga Imana abana bazakurikize nyina nibura. Ntibazakurikize papa wabo. Ariko bazaye basona se. Kuko nanone babaye barebare. Ntibagire igikanka icyanzovu. Shawa waranciye inyuma. Kandi nanjye nirabura. Oya we ufite akabibe gake nibura. Ubu se Nzovu wemera ko uyu mukobwa ko katazagucinya ukuntu ari mwiza? Ntabwo zanca inyuma. Buriya dufite isezerano ry'Imana, sibyo? Iyi Imana yabakubise isezerano, icyambere nuko nkunda nanjye mukunda, kandi nzamukundwa akaza igihe tuzabanira, sibyo? Nukuri kw'Imana nzankoza ibirenge, sibyo? ngo kuba ibirenge ngire gute, ngo ukundwa akaze ugire gute, nkorera kamasaje dukikamo hasi mwihorera. Ya telefone uherutse kumugura. Ya telefone namayemo kado ya. Oya ntabwo nayimenye we. Urabona kado namuhaye. Turahindura. Uragura indi nshyashya. Arakano ryo gukora ongera unyereke. Nyuma y'iyi telefone ni mutwe nzayimuha. Nose we waje n'iki Nzovu? Ngewe naje n'imodoka. Oya urabona amaguru yanjye ni magufiya. Iyo nkandagiye ntago yagera. Kuri yaje kugira ngo nshyiremo vitesse biranga mwana. Ariko imotwe yanjye nyiparitse hano mfite umushoferi muremure, ariko nindamuka mbanye n'ikibasumba azaza ntwara kuko ntabwo ngutwara. Oya nubundi oya nitumara gushaka niho nzayimuha. Kuki se butahima? Ose nyimuhaye akakanya gahita nshinyuma akabona ibindi bigabo binsumba n'ibya oya. Subundi Nzovu ubu no mukobwa rero kuntu ari mwiza ubu wamushobora kuko mugeze mu gihe cyo gutera kabyizi cyangwa gutera akabari. Kuze kumbaza icyo kibazo twebwe ntabwo tuzaba tugiye kurwana. Urabona tugiye kurwana atanyubahiye ko ndi umugabo wiwe yazakubita mu mutwe gutya, sibyo? Ariko biriya ntabwo tuzaba turimo kurwana. Biriya ni igikorwa icyambere nuko tuba ibyo tugiyemo twabyishimiyemo twese, sibyo? Ntabwo ari ukurwana. Ko kurwana zisaho. Ikibasumba Nzovu ubona Nzovu koko utazamucinya umuzamukunda cyangwa ntabwo uri tayari Nzovu cyangwa ari kwibeshyera? Ubundi nta nubwo nakubaza ibyo bintu. Mbwira. Ntabwo uzamubangikanya? Ntago nyine Nzovu se ndamukunda. Asante papa. Nukuri ndagukunda cyane. Ariko se ko mutigeze ari akantu kagafente cyangwa se navuga kari akantu kagasambura abantu bakora bakanyweshanya ko mutigeze munyweshanya? Oya kwako ntanywa byeri ntabwo byakunda. Ikibazo twari kubikora ariko we ntabwo anywa byeri, ahubwo we
ngewe kuko fanta nanayinywa nanjye naraye nasinze fanta ndayinywa ahubwo nansomye sibyo nubwo nakoza ururimi ku kirahure oya cyangwa mungurana ibirahure noneho buri umwe anywesha undi ibyo ari kunywa ako kantu ni keza cyane oya ariko umva oya ko kananga ari sabre na amashuri wize wayigiye hehe sibyo umva uko bimeze Oya, we oya. ntabwo unywa byeri oya ibyo kunyweshanya ubutaha ako Nzovu nyamara uno mukobwa je nabona atagukunda cyane ndyarya ariko nashaka bireke Eh. ntosari ikirenze ari ukumusoma ku munwa ko namusomye Yegorana. no gusa oya ibintu byabaye wane nta kibazo niwa neza kuko urabona sheri wanjye ashobora ko ikintu cyitwa inzoga arakizira sibyo ariko kuba nzamukunda yanyemere ko nge nzaza nywa gakeya sibyo na Yesu yaravuze iti kubera ubwo inda yacu yatunaniye tunywe gakeya noneho inda yawe yakunaniye shabyihoreresha umugore wanjye yakora byihanganira none Nzovu utambeshye urabona yanze ko munyweshanya Nzovu ubwirwa n'iki ko uyu mukobwa azaguha agaciro mugeze mu rugo cyangwa azagutwara ya modoka yigendere oya ntabwo azabikora ni ukuri ko Imana arankunda ubwo aramutse abikoze ntakumva ko n'Imana nayibeshya kandi Imana ntabwo ijya ibeshya sibyo kuko namurose mu nzozi kandi iyo warose umuntu mu nzozi biba biturutse ku Mana Imana niba yamugushyizemo sibyo yarambwiye ati Nzovu uzatembera ikiyovu cyose ugitembere sibyo ugera ahantu gutya uzakubitana n'ikibasumba sibyo koko nahise mpagera ndamubonaga ndanamusekeye ariko Nzovu arakana uri gushyiramo gaseka ari we na sheri wawe ninde useka neza urabona niyo njya seke turebe yes. seka rimwe sha ndaseze oya uzi cyandusha mfite sheri mwiza urabona iyo umukobwa afite ishinya y'umukara aba ari mwiza urabona ishinya y'umukara aba afite mu kanwa nk'ahimbwa buri imbwa igira mu kanwa heza ubwo ndimba oya ntabwo uri imbwa ahubwo ufite mu kanwa hasa nk'imbwa imbwa igira mu kanwa heza n'ukuri kw'Imana igira ishinya y'umukara kandi nawe afite ishinya y'umukara buri umukobwa mwiza afite ishinya y'umukara ariko abo bakobwa bafite ishinya y'umutuku Yesu weye n'iminwa itukura uba ugira ngo banduye sida umugabo turatubona amasoza banduye sida kibazo nicyo ukundira Nzovu uzi afite umunwa umeze nk'uwayaka yakamwana kubera kunywa marikeri kunywa inzoga iminwa yarahiye mwana aramutse asa nk'ayaka ku munwa nahita nkwanga ahita unyanga gusa ubu niwe wamwanga cyangwa niwe wakwanga no nanjye namwanga afite umuntu umeze nk'uwayaka mwana none se keza we ntiyahise yanga yakamwana yaramwanze da ese ubu kibazo nicyo ukundira kuri Maître Nzovu ikintu mukundira njye n'ukuntu areshya biranshimisha ukuntu areshya ariko iki buriya nkunda umuntu Biranshimisha. ubu gupfa bwanjye yarabwemeye ubwo nimba babyita deference sinzi ukuntu babyita mfite amashuri make nize primaire sibyo ni ukuvuga ikinyuranyo ibaze ikibasumba yanze abagabo barebare bareshya nk'abati reka nzakunda Nzovu ni mugufiya ndi muremure kuba nzagendana Nzovu mu muhanda abatubona baza kandi nanone turaba style twese iyo couple izabiryoshye ese ubu Nzovu filime yawe irahagaze ubu izuri gukinamo zari zamara kwinjiza amafaranga ubu uri kubona amafaranga cyangwa sheri wazakwangira kukennye sheri wanjye nongeye kunkubwire filime ndimo gukina iyo wanditse izina wararyanditse filime zirimo kurebwa cyane hari nk'agasire kataramaraho nk'iminsi 11 ndumva ari nka 12 nakinanye ndi bwenge ari mabuja ngende umukozi wiwe nk'ubu kageze ku 140 numva iyo mu minsi 10 iyo episode niba katamazoni n'ibyumwe ntago bibiri nta nubwo biruzura neza kakagira ku 140 ibirebeka rero mukobwa nkunda ntagire ikibazo ntabwo azicwa n'inzara ndabizi burya abantu barebare bakunda kurya cyane turanasonza muranasonza ntabwo mumeze reba kada Nzovu afite ni santimetero 15 sibyo
ngewe nsanzwe ngirobo ry'umuceri. ariko ntisinjye urabizi nubura amafaranga Oya amafaranga si rwo rukundo. Nanjye nzakoresha uko nshoboye ndabizi. Abakobwa barebe muba murimo gushakishwa none si cyane. kubizi hari joteme inzara itema amara y'ibyo baho. Nanjye icyo ngiye gukora. Igifu cyawe nzakimenya. Sibyo? Cyonyine si igifu nicyo gikeneye. No kwambara neza n'amavuta n'inkweto ndende. Ntabwo nzatsindwa. Nakubwiye ko ntabwo tuzatugiye kurwana. Sibyo? Icyambere no kumuha keya mu buriri. Sibyo nawe akayi. Nzovu keya uzitanga gute mu buriri? Nsobanurira numve. Keya mu buriri icyambere no kujya kuryama umugore wawe utamurakaje mukajya kuryama murimo guseka. Sibyo? Nta utera undi nkokora mu buriri cyangwa ngo arebe hirya ntera amabuno. Sibyo? Kirazira ninjya gukabakaba anyiyame. Sibyo? Bundi niyo keya ugomba gutanga mbere yuko mujya kuryama mukabanza mukava muri douche mugakaraba. Sibyo? Nibura sheri wanjye mbere yuko turyama akabanza gukora defile. Defile kuko ngiye mbanza kugukubita imyitozo nkara kwishobora. Azenguruka igitanda turyamyeho nibura inshuro 3. Ibyo byandumva bibaye ikibazo banze umbwira imyitozo mbe ko nzabishobora. Imyitozo ntabwo ari cyane. Urabona uba wiriwe wambaye ipantaro. Sibyo? Ugomba kwiyambura kuko tubanza kuva muri douche. Wafata iswime ukihanagura wanziza ukambara yakanzu yabugenewe bararana nimba ni mayodobe. Oya Lobdon wi. Ingongo ki? Lobdon wi. Lobdon. Kasire. Uvuga onje uvuge. Lobdon wi. Ubwo se ko numvishe mangu ijoro ryiza. Ijoro ryiza ni bonne nuit. Ibyo bi. Oya nzamugura amapinjama kuko iyo kanzu. Pinjama se kari zabana. Mbangira ngo abanza azenguke cya gitanda mureba nimba imyitozo yayikoze. Kuko nanjye bwahita ntegeka iki? Pompage. Pompage mfasha sheri nkwereke. Mitangira gutya. Yego. Kan we. Nzovu kuguye. Ndatsinzwe se. Reka nongere. Sheri hoya. Nzovu. Oya, Nzovu. Izi pompage niba zinaniwe hano aho mu buriri. Oya, pompage nzazishobora. Kuko nasho. Narase sheri wanjye ko nyubashye yagifashe. Yagishyira hasi yo kwitubabara. Nayo gutambabara. None se zira pompage uzikora mu cyuma? Nyine nawe arazintegeka. None nge mba mutegetse kuzenguka igitanda. Inshuro 3. Nagahita ntegeka pompage kugira ngo arebe ko umugongo ukiri muzima. Nese umugongo ufashe iki mu? Aha. Ase metre ukoze pompage uko hasi. Ubuzabasha gukora. Ariko nguye hasi nkoze pompage ngo wajya ngo irijo ntago rayuriye. Shabyihorere. Nzarya watangiye kuntekera twatangiye kubana. Ubwo se nge nashaka umugabo utari. Ugire ko buri mugufi ugire no kunanuka bizavamo none. Byihorere uzi impamvu ntarya cyane. Ndamutse ndiye nagira inda bigakwitaho ko ndi metre ukoze pompage uragwa. Niki kinyemeza ko uyu mukobwa cyangwa se fiancé wawe uzamushobora mugeze mu buriri? Ahubwo biragaragaza ko uzabumeze oya za pompage n'ubundi naguyemwo niho akazi kazarangirira kandi nzikoze ntago ya masegonda ndayarengeje. Angahe y'inkoko? Inkoko simara amasegonda angahe? No kubipa ni nk'amasegonda terenze aya ni segonda imwe menya ritageraho. Nese wowe koko hari aho uzatanira n'inkoko? Uno mwana ko muri muremure. Aho inkoko ya nakubwiye ko ibintu byose ari ugutegura. Uzabanza mutegure azenguruka igitanda nanjye nkore pompage. Ibyo bintu se ko numva bigoye ntazabishobora. Tuzabanze tunase. Ko numva utazanzengurutsa. Ubundi wowe mbwiza ukuri. Nzovu urabona muzashobokana. Umuntu ukora pompage shatakaga. Nzovu ndabona noneho. Oya. Ndabona ngiye ku. Sheri. Oya. Sheri mbabarira we. Ubwo byarangiye. Sibatera pompage byirukagwa. Nazikoze. Kire kukoze nk'ico. Ubu zuri gutera udupompage. Icyo gihe ntago waba unkunda rero. Ntago waba unkunda kuko nimba nkoze pompage nkagwa icyo gihe nawe hari izindi uzantoza ega ntago turi abana umenye.
nese ubundi reka nkwibarize none se reka nkwibarize kuba nkoze pompaje nkeya nkagwa cyangwa nawe uzashyiraho akabaraga kawe unyigishe njye se ko nabizi njye se ndi mwari oya cyane njye uzazikoresha ufata inkoni ninashobora pompaje ngo ngeze mu 10 enye ukubita ikibuno ubwo paka igihe 10 zazishobore aho se ko nabandi kukwangiza kugira ngo inshingano nzubahirize ese nzovuga ko numva abana ushaka ni bane ufite abandi bane uzabatungisha umudamu wanjye tugiye gushakana no umusitari nawe arakorera amafaranga sibyo azamenya inshingano zabo azabyara sibyo nanjye ubwo menye inshingano zabona byaye zabona size ariko icyo nzamufasha kuko babana bane nzabyana n'umugore wa kabiri nzambafiteho uruhare hari icyo nzamumarira nzamuha nka 20%. no nta nubwo ahubwo byapfuye bipfa gute se none se ntabwo tuzasezerana se ntabwo tuzaza oya tuzasezerana oya uziko kuba mbyibutse tugiye gusezerana none ivangamutungo none reka ndikubwira uko riteye mfite indi mitungo y'abana nabyaye hanze ya mitungo y'abana nabyaye hanze nabo bazaba kureba sibyo nawe uza ko ufite umwana wabyaye hanze yari kuba ari kuri ngiyewe ariko kuko nta mwana wabyaye hanze sibyo usura mwizeye ubunaka kubeshya oya nta mwana yabyaye hanze ubizi gute nawe no kuri kw'Imana ubu ubwiye ngo aracyari vierge ni ngiye uzamusugira ninjye uzamufungura ngenyine niwe uzamufungura wenyine urabyizeye ubu kandi ubanza wowe wizera ibintu kabisa utazi neza uyu mukobwa ko muri mwiza batipe baramuhereje kwe baramuhereje impamvu bamuhereje uyu mukobwa anywa fanta ntabwo ajya mu kavuyo k'abantu banywa amayoga sibyo kuko buri umuntu yanywa fanta nta hantu wahera umubeshya sibyo ariko abandi bakobwa banywa amabyeri amarikeri iyo bamaze gusinda babafatirana bari mu bizunga n'umuriro mwinshi ariko batokombe nubwo iki abicaye se ku muriro uwo muriro nzova ari kuvuga abakobwa ububahe nzovu natubwiye cyerekana bari kota reka banze iki cyaka ariko ukunda byeri kwe none se umva ikibazo iyo fanta unywa igera volte zingahe si 0 ariko izi nzoga nk'iyi primus zirimo kunywa nimba ifite 5 nimba ifite kangahe none hari na rike zigira 50 cyangwa 40 ibaze nk'umukobwa wanyweye ngufu no kugukubita aragukubita ngufu ngufu ni inzoga aba yakubise umuriro nyine umuriro ngufu ni umuriro abagukubita kubwira ati se ngabanyiriza umuriro urabona uwo mukobwa wanyweye ngufu nk'ibyo bavuga mu kanya ubipa nk'isazi sibyo we iyo umugezeho noneho ukamubipa bitewe n'ubushyuhe aba afite shana ko kwica yakwica ariko sheri wanjye kuko anywa fanta yo fanta ifite 0 ntabwo ari alcohol sibyo nyine we shana ntari biryime ko sheri wawe ntabwo azi amateka yawajyanye n'uburyo wabagaho mu bijyanye n'uburaya kuko hari indaya wakundaga kera okay urakoze kumbaza icyo kibazo hari indaya bita Lisiba Sodoma ni nayo yatumye nsenya urugo rwa mbere ariko mu izina rya Yesu toka satani wandaya bita Lisa ndakwamaganye mu izina rya Yesu namaze kubona umukobwa mwiza bita Kibasumba tugiye gukora ubukwe nizere ko unakuretse aya masaha Kibasu mu izina rya Yesu iyo ndana yeretse bayita Lisa nkubonana nayo sha Kibasu uri muremure uzansikamire sibyo nubundi undusha imbaraga unigagure nishaka mitemfa kuri isi no kuri kw'Imana izina ry'Imana gufashe wongeye gura niba mutse umfashe nzahita nkwanga oya do ese Kibasuwe wazamubabariye basi no gufata rimwe kuko amaze gusenya bikabije ntago namubabariye Myarisa nto wambujije umugore wa mbere kuwa kabiri ni mwiza ni muremure ndakwanze ndakuvumya Lisa we
umuvumiye ku gahera ni ku gahera kandi ku gahera ari se we ntabwo mwabyaranye ese wabyarana inda ibiri muri onapo ariko namuronguraga nkoresheje puridasi ntabwo nabyemera nzovu shabwa imana imbabarira abana banjye bagendeye muri puridasi ziranda bitarisa umunani gusa 20 buriya mwaryamanye igihe kingana gute umwaka umwe n'igice ahubwo umugore arihangana kibazo uzabyihanganira ibi bintu sinshobora ntago nzova binkoze ntago nakwihanganira ko niba naragusanze sibyo nagusanze uri mugufi hari abandi bagabo bari hano hanze bafite amafaranga barebare beza cyane bibitangaza ariko unciye inyuma hari abagabo benshi banyiruka hano hanze bafite amamodo icyo nshaka cyose nakibona kuba naragukunze rumeze uko ukanca inyuma sinzaguhemukira sibyo sinzaguhemukira no kuri kwimana nge arisa ndamuvumye sibyo kibasumba nzagukunda egereza microphone kibaso nzagukunda neza nta kirahure neza ngufashe nzovu kibaso nzagukunda mukundwa akaze sibyo ntibagize agahinda abagabo barebare baguteye uko nawe ntabwo uri shyashya sibyo harimo abaguhemukiye barebare ariko bakubitanye n'umusore mwiza bita nzovu nubwo ari mugufiya sha arisa ubu namwibagiwe maze kumuvuma mu kanya namutokeje mu izina rya Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo sibyo sha sinzongera kuri amajoro ariko turabasiteye nanone uzabyihanganira ujye mujyana ariko tujyana umwe fata mwe bye nta kibazo dutwika twese tumurikira dutwike inyamirambo turaye dukomeye hehe sibyo aho bita pipo sibyo na hehe nzamujyana no kuri Kema uzani nzakujyana ku Gisenyi kwa Nyanja sibyo ese uzi koga koga ufite inyogo buri wese amenya inyogo ye sibyo urabona ndi mugufiya gusa ndamutse nibiye ariko wowe wibiye kuko uri muremure cya kibusha kuba ugisumba ariko ngiye nahita njyamo hasi ariko tuzakoresha ubwato burahari dutembere tuzenguke kiriya kivu sibyo tugaruke twirarire kwa Nyanja ku mazi ku mucanga sibyo aho nta hantu nzagutembereza hakoze cyane ni pare mu Bufaransa nzakujyanayo hehe ipari mu Bufaransa cyangwa irondire mu Bwongereza Ifaransa uzagenda uvuga oya kubera ko njyewe ntago nzi Igifaransa sibyo mbwira nk'akantu nyine ukana ntago wabura nk'akantu mugiye gusaba nk'ibiryo uzavuga wavuga ibiryo darija na amafaranga done mwa darija ubwo no gusaba amafaranga amenya done mwa oya iyo ugiye gusaba ibiryo nubwo utazi Igifaransa iyo ukoze kunda bumva ko ushonga sibyo bagahita babikuzanira sibyo aho ndaharetse zamuzisoni ubwo sinzi wavuga ngo wenda Tanzania hano hafi ntabwo namujyana Tanzania ni hano simbyibuka neza ubwo se byo byitwa gute mu Gifaransa ibiryo mange j'ai mangé tu manges elle mange nous avons mangé ils ont mangé vous êtes mangé ibintu nk'ibyo gusa ibindi bazane biki ugahita ukora hanga yatape israbise twasoma by the way sheri twasoma by the way tumaze gukundana shadora amafaranga yanjye arimo gushimira arisa ubirebe sibyo uyu mudamu ntuzamura nabirebe none se mu Giswahili ho wabisaba mu Giswahili banavuze ko nazamusohokana hano muri Tanzania cyangwa muri Kongo mugeze mu Bwongereza ko nahari heza ntago mbizi izo ndimi sheri wanjye yarize wazabivuga agusabira ibiryo mu Gifaransa bavuga ngo ikibiryo koko papa wintuka nabyo ntabyo mu Cyongereza twese tuwe nkandagira bitaka ubwo noneho oya reka nkugire indi nama nitujya mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza uzabikiragi cy'umukobwa mbikiragi cy'umugabo ntago nabikiragi ntangiye kubona ibintu byinshi ugiye gutangira kwanga ntese ko ntize nawe ukaba utarize nidusohokera mu Bufaransa kwaka ibiryo tuzavuga gute wenda njye nitujya muri hoteli dushaka aho kuryama
mayi Nzovu uzakavuga gute? cyangwa tuzashaka umuntu tumujyane ajye dusemurira oya ntago shaka umuntu yaduhenda ibyo twamutanga indege ufite irakuba ikibazo Kigali cy'amafaranga noneho oya mbabarira nshaka n'amafaranga Nzovu, niba utanayafite ugiye kunkura ibyinyo noneho ubu se iryinyo rimwe ko rivuyemo urashaka kuvanamo irya kabiri iri ko ari inyinya y'imfura urashaka kuvanamo irya kabiri kugira ngo ngire amarembo manini aya ntabwo nakuramo amenyo winkura ibyinyo ngo nsigane za muzika ibijigo na za muziki bavuga muzitsa sibyo ntabwo nshaka gusigana amenyo 3 mu kanwa nka nyina wa Mbogo. Nyina wa Mbogo buri afite amenyo 3 gusa. Ese bundi sheri kuki utikundiye nyina wa Mbogo kandi mureye Ni izina rya Yesu. Ariko reka mbikubwe sheri nawe urantutse. Nyina wa Mbogo murusha santimetero 30. 35 ndamusumba n'ukuri kw'Imana. Nzashaka umugore mugufi nanjye ndi mugufiya. Ariko reka duhaguruke. Ubwo se sheri reka tureba hano ngira. Reka mbikubwe. Reka duhaguruke turebe ko bizanakunda. Duhaguruke turebe. Ese ubundi ubwo koko Sivyo sheri urabona nyina wa Mbogo angira hano urabona muri gahunda mfite muri business ngiye gukora ubucuruzi ninshinga ikiduka ara Mateusi uzazumanura nido hejuru ariko nyina wa Mbogo buriya yabasha kumanura nido hejuru kereka mpagaze hejuru sivyo niyo yabasha kuhaga ibaze vure ubwo se turi mu iduka gahita hanuka cyangwa hanuka ariko wowe niyo mpamvu nzagukunda cyane nyina wa Mbogo sinamushaka n'ukuri kw'Imana Nyina wa Mbogo urekera agataburete Nzovu igitekerezo rero ngiye mfite shaka umusemuzi oya umusemuzi nawe no kwanyangiza ikintu uzavuga bitewe yuko turi n'abakene sheri wanjye tugiye gushaka umwongereza umufaransa n'uvuka Tanzania ariko nzagufasha naje ushaka ariko abagore wamaze kubimenya se nzagufasha nzajya kwiga ngo ugiye ariko reka nkwereke sheri nundi ka ngushakira amafaranga wige uracyari mutoya sivyo nubwo ariko ntabwo kimera amenyo nka Nyambogo. Nyambogo afite ibihanga byinshi sivyo cyangwa nanjye ndihire kuko nkiri umwana ubona ndi mugufiya sivyo ntabwo ndakura nanjye wakurihira se ubwo wowe kabari ujye okay wowe uzakomeze business y'ubucuruzi Nzovu ntabwo yabasha kwiga uracyafata se ubu kubera byene nyinshi ntabwo ngifata baza bambaza ikibazo nka Rota Knowless yapima irimo ku wowe kuko utanywa inzoga uzaba uri usubira mu ishuri ubwo uzandihira rero ubwo ninjye ugiye kukuriye none uzandihira amafaranga ndayafite nzakurihira ikibasumba uzamwishyurira ayahe mashuri ayashaka kwiga yose university iruhande university Butare hehe izashaka zose aziga university uziga university yo gusasa igitanda iyo gutekera Nzovu neza iyo niyo yibanze ntabwo nshaka kuziga imibare na siyansi cyangwa ibyo byose uziga guteka neza wige kumfata neza ubuse habaho university yigisha gusasa igitanda neza kugira ngo cyangwa umugore n'umugabo bishimane bibona se yitwa ngo iki hotel n'amakerarugendo byose ukamenya gusasa ibitanda byo mu birunga sivyo byaho ingagi zirara ubazasasa ibitanda byo mu birunga uri ingagi se ntabwo ndi ingagi none se nuza ugiye kwiga amahoteli n'ubukerarugendo ndi ingagi hoya ubuse nzaba ngiye kuzanira ariko nzaba nkomeye no kuzana amadovize y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko sinzabe nsa nkayo ubundi ari ukukugira ingagi no kukugira metre Nzovu wahitamo iki yewe se ingagi yinjiza amadovize ariko na metre Nzovu nayo yinjiza amadovize ubu hari amafaranga wari winjiza amadovize aje gufasha igihugu Nzovu cyangwa aragufasha wenyine ese metre Nzovu irebwa n'abanyamerika Australia ashobora kwinjira da urabona metre Nzovu abarwana se ubwo ingagi yo oya oya mbabarira nzarwana urabona ikibazo cyangwa uragira ngo ntagucisha amigisha nkuko pompage zakunani oya cyose mbabarira ndamutse nkoze imirwano sheri wanjye yagiye yambenga sibyo ntagiramo n'ubwo uzi impamvu wajyana n'ubwo agahita mbega se nzava za nkubita oya buriya ibintu byose uzi ntuza ufasha umugabo aguciye inyuma ntabwo wamukubita yereka mbikubwire umugabo aramutse anciye inyuma nk'urugero nkasanga ari kubona ikibasumba
njye ntabwo nakubita umugabo, ibyo bintu mpora mbivuga, sibyo? Umugore niwe uba wamuhamagaye, sibyo? ubwo nahita mubwira mugabo mwiza, sibyo? icyo umugore atigeze ambonaho, sibyo, we yakikubonyeho out, bahita bajyana. Ikibasumba nawe abyumva, ubwo nzasigarana abana banjye nibamuka wizi iyo ngeso. Yagubanye n'uwo mugabo. Mfite amakuru yuko mu buri butera akabariro amasegonda make, ariyo mpamvu umugore yakwanze. Yesu we, umugore ubwo se Alisa we yankundiye iki noneho? Umugore wanjye yanyangiye yuko njya mu ndaya nkanywa n'amayoga. Ikibasumba nawe hari ibyo ngiye kugabanya. Indaya namaze kuzisezerera. Ibindi ugiye kugabanya ni ibiki? Inzoga yo nimba nanywaga Knowless 4 5 ngiye kuzana ninywera 2 twonyine. Tubi ntutunyemera sheri. Kabisa. Use koko ngazingahe? 2 sheri. Kandi natwo ntabwo nzongera kutunywera mu kabari. Nzantaha mu rugo ntugutume ujye kutuzana. Zovu uri gusimbuka ibintu. Ayo makuru ndayafite ko ari igihe wakoreshaga rikeri waba guri kumwe na Lisa. Lisa oya. Ubundi ari rikeri na byeri ukunda. Nkunda byeri. Se kubera icyo utanywa rikeri? Rikeri ni inzoga itari nziza, ni nziza kubayinywa, ariko ngewe imbera mbi. Nje mba mbona rikeri rero nyine ari inzoga nyine iri sivi. Kumfasha mu kazi. Hari abagabo benshi bayikunda ngo kuko yonyweye rikeri. Iyo ugiye kwaje kwapura, sibyo? Kwaje kwapura nyine. Bikomeze nk'uri gukomanga. Wagukomanga ni gutya. Ngengeze gutya. Gutyo se bivuze. Hari ibyo bita gusinya, ugasinya wangiza ugatera n'igikumwe gutya. Gutya ugahita ugira gutya. Sibyo? Ariko buriya nanone icyo nkundira Primus, ariko nanone biterwa sukuba ngo rikeri tumukora akazi neza, sibyo? Wenda ukagakora neza. Okay, buriya na Primus iyo wateguye uwo muri kumwe nkuko Ikibasumba hari ibyo navuze mu kanya. Namutegura se tutarabana. Oya, ubu turacyari muri fiassage. Cyane finisage se hari inzu turimo kubaka ngo turimo oya turimo ngo nawe urabyishe nubwo nkize ngo finisage se ni etage turimo kubaka ngo iyo igiye kuza abyo bita finisage kugenda wica utunogo gutya twasigaye ukubitamo agasima gutya. Finisage se nibiki? Turacyafiyasanya ngewe nawe. Ubu turi mu rukundo, sibyo? Tururimo. Bavuga ngo icyako kana fiancage bavuga ngo turacyari gufiansanya. Gufisanya nyine. Nibyo nyine. Erega nakutse ryinyo n'amavu nazi kuvuga neza. Nese wori manyobwa. Manyobwa se mbaye ubunyobwa gute nawe ko bavuga ngo nta munyenyanza unyaza undi. Ari ibibazo noneho. Ejye uvuka Inyanza. Ubwo se tugiye kwibera mu nzu nk'abamasa nk'ababikira hari. Unyaza undi. Umugabo avuka Inyanza, sheri wanjye nawe avuka Inyanza. Mbona nzi kuvuka mu Mutara. Ntabaho. Urasa nk'umuntu wanyweye amata ariko ni Nyanza arahari. Reba kuri Lettere Nyanza, reba aho iri mu Kaguri, sibyo? Okay. Ako ndushije kugukunda. Nanjye ni Nyanza mu Mayaga, aho bita mu Mayaga. Ku Mayaga hehe se umanuka ujya za Nyazo, za Mututu, hehe. Aho ni muri quartier. Imwe quartier. Ubura unyura hano bita ku Gasoro. Gasoro na Mutende ukamanuka mu gati aho ngaho. Aho uzahanyura nujya gusaba. Ubwo nizere ko ariko ritwaye neza. Usu bafite amafaranga yo oya. Urabona nzova zabasha Kibasumba umuntu uvuka hariya nizere ko ufana ya kipe buru n'umweru. Ejo dufite na match ikomeye. Uzanjyana? Nza umva tike kwipimisha 5 kugira ngo ture ko tutanduye covid 19 ni bya bitonza bigutangira na 5 byanjye match zaba ari 2 ubwo ndasabwa 10,000 VIP. Oya ubwo twatimo gusenya urugo kandi duteguye kuzarya neza. Ese kujya ahantu heza ntago bishoboka. Ariko ubundi koko mu byigano ni habi nzagukubita ha 5. Ntago nahemera. Match izabera Inyamirambo izahuza Rayon Sport na APR. Niba utashobora kubuzozanja nejo ndashaka umugabo ejo zansohokana.
sahe koko numva ugiye kunkura ibyinyo wakwihanganiye ntago ari ibyinyo nanjye nihanganiye ubugufi bwawe nanjye rero ujye umfasha. dukundana yarebye se ubushobozi tugiye gukora ubukwe ubwo si ubwo utangiye oya nawe wakwihanganiye se none se nimba warankundiye ubugufiya bwanjye wankundiye n'ubukene bwacu ntidusesaguze aho umva njye ntago nakunda umugabo w'umukene. nakwemera ha 5 noneho ntaho nshaka nisubiyeho urashaka hangahe aha menshi ni 20 yego urishimye sheri ndayakwemereye gaho seka turebe seka niwe kukiraka seka turebe seka akirasha umva aho kugira ngo uzifuze abandi bagabo banci inyuma nkwemereye VIP VIP handi hagezweho utabona abandi ba rubanda rugufiya sibyo n'undi ushaka kumujyana nandi ugasanga kubisandi abantu bamwe dunda ubwonko ibiki nzamujyana nandi haba hari abantu banyweye karike se nawe wigeze umuho dunda ubwonko aha uramba dunda ubwonko ubwonko bwanjye buzajye kwayuka ese undi muntu anyweye dunda ubwonko arameze ati nta nubwo nyizingi numva gusa avuga ngo dunda ubwonko ni inzoga uzantu bita mu gashyekero barayinywa usanga babyimbye ibirenge bagize bate mbese ni ikinyobwa bita dunda ubwonko. ndi kubona wakunze kuvuga wifashe kuno wanasinziriye shabyihorere urabona iyo uri kumwe n'umukunzi urasinzira sha uzi ko ari nko kuryama mu gituza cya Burahamu. ikintu ndi kubona Nzovu urukundo rurimo neza ese koko twizere ko ubukwe uzaba utwereka vuba cyangwa uri kutubeshya abakunzi bawe bategereza iki? Murakoze abakunzi banjye mbere yuko mbona n'ikibasumba undi mukobwa mbese nkimara gutandukana n'umugore wanjye w'abana 4 ntabwo twiye tujya mu murenge twagiye imbere y'Imana wari wateruye nari nateruye ariko umugore wanjye ndavuga ko tutakiri kumwe abenshi barabizi byanyuze ku mbuga mbaga sibyo ku mbuga mbaga nkoranyambaga hari YouTube ni nyinshi cyane sibyo ahandi nihe ni nyinshi cyane wasutwa sibyo wasutwa nihe wasutwa nayo irahari igira amagambo menshi nayo noneho ndabwira abakunzi banjye barimo kundeba muri iki kiganiro ko nyuma tugiye kwiha nibura ukwezi kumwe nivuga kuko ndamutse ndengeje ukwezi kumwe hanze hari abagabo bameze nabi ndamutse ninze gatoya bankubita agapapa kibaso ngo haye ukwezi kumwe tugahita dukora ubukwe tukabana byemewe n'amategeko tukajya mu murenge tukajya imbere y'Imana mbese nkakubera umugabo nanjye ukambera umugore sibyo sheri ngiye umpoberesha inchwi njyame mu gituza Nzovu cyakora uri mu munyenga w'urukundo kweri Nzovu reka nkwibarize sasa umuntu bita Roki ibintu byamubayeho urabyibuka? Okay urakoze kumbaza Roki twamenyanye nari nsanzwe muzi aza gusobanura filime bita Maître Nzovu ariyo filime nakiniyemo ni ngiye wari umwagiteko nakinaga n'ubundi nitwa Maître Nzovu iyo filime twayitangiye agace kayo ka mbere aka kabiri ka gatatu ka kane idasobanurwa na Roki dukina idasobanura ariko boss wacu aravuga ati Roki ni umuntu uzi ubwenge reka tuyimuhe ajya yisobanura abe yabashakira amapublicité ajya atendi nawe wari ushinzwe ibi byo gushaka amasoko ibintu by'amapublicité ko badushyira ku byapa ubu icyo gihe bahise banadusinyisha kontara uwo ngo Roki yasobanuye agace ka 6 kugeza ku gace ka ndumva ari aka 8 mbatara aka 9 Roki arayisobanura filime irakundwa tugira views nyinshi cyane ku buryo uyu musitari bitabamenya yagezeho yivugira ku itangazamakuru avuga ati yaba Maître Nzovu bari bahuye n'ikibazo ko Maître Nzovu irimo gushaka kundepasa abona bamenya twe duhanganye mbese bamenye twe twamaze no kumucaho tugiye gutangira guhangana na Seburikoko mu mavi yose
ariko filime bigize gutya irahagarara. ibintu bavuga ko Rocky ngo bari bagiye no kumufunga bakamuca amafaranga urabizi? Mbere y'ibyo ngibyo ibyo nabyo byaje mu itangazamakuru niho nabimenyeye. Mbere y'ibyo gatoya Rocky yagezeho yanga gusobanura Maître Nzovu. Bose wacu ashyiraho usobanura filime bita Peak arayisobanura, ayisobanuye sinzi nimba ari ikibazo cya Peak sinko byagenze, dutangira kugenda tumanuka muri views. Ariko ubwo icyo gihe twayoborwaga n'umutipe bita Amuzosi. Amuzosi ni umuntu wandika filime neza, ni umuntu uyobora filime neza. Mbanze no kumushimira ko ni umuntu mbese niwe wayoboraga Maître Nzovu twumva tukishima, cyangwa akafite mu kameramani amashusho akagenda neza. Ubwo Amuzosi nawe yagezeho nawe arahagarara ntiyakomeza kutuyobora. Filime bayihunduye utuyobora n'udukamera. None ubwo ngubwo Rocky na Muzosi bahita bashyiraho filime bita Abapampi. Bashyiraho filime bita Abapampi, bafashe abakinyi twakinanaga, bafata Abapampi banjye bandindaga bagiraga bate sibyo barabakinisha. Babakinisha muri Maître Nzovu hasigaye njyewe mbona bihita n'ikivejuru, kuko icyo gihe twebwe twari dufite kontara, ntabwo twari tukiri mu maboko ya Igwe Media. Hagiye babandi bahembwaga ari nako gakurikira episode ya 12 karagasere. Ubwo twari dutangiye Maître Nzovu igice cya kabiri agasere ka mbere, aribwo Rocky yavuga ati Maître Nzovu amaze amezi 3 ari muri koma. Ubwo icyo gihe Rocky se ahagarara ntiyakomeza gukora akazi, bamuha episode ngo yasobanure, ntiyayatanga nibura ngo bashyire ko kuri channel ya Igwe Media kugira ngo abanyarwanda bayirebe. Ubwo nashidutse numva ngo Rocky bamureze, ibinyamakuru byamuvuze, ariko ngo nyuma ngo aza gutsindwa hari amafaranga azishyura Igwe Media. Ubwo natwe abari abakozi ba Igwe Media, ubwo Maître Nzovu bahita bayihagarika, bahita bahindura izina, bahita bashyiraho ibiganiro sibyo. Kinoni usigaye akora ibiganiro byo kuri channel ya Igwe Media. Mbese ibyo amafilime barabihagaritse. Ubu natwe dutegereje yuko abari bafite kontara bazatwishyura, ariko bose wacu Iranzi Felix yatubita nta kibazo mu kwa mbere ngo azaza tubirangize. Ubwo nibyo dutegereje. Reka ngushimire cyane. Mpera mu kibasumba wawe micro nawe twumve kuri project nshyashya navuga ko ariko nanone akandi ngiye kuvuga kanyuma mbere yuko dusoza. Abakunzi banjye ntibabone ko mpagaze. Maître Nzovu ndimo gukina n'umwana bita Bwenge na se. Turimo gukina filime Bwenge na Nzovu na Mabusha Bwenge. Ni filime cyane irimo gukundwa. Ndimo gukina muri filime bita Indamu inyura ku Cyogajuru TV. N'izindi zose n'abazankenera bazashake bazambona. Reka mbe mpaye ikibasumba ibiganza sibyo. Kandi mboneyeho kubwira abadukunda bari muri East Africa n'abarimo kundeba aka kanya sibyo, bakomeze badushyigikire, bakomeze bashyigikire ni televiziyo irimo kumbaza. Mbwira abanyarwanda bari i Burundi, muri East Africa, irwota amasimbi, ubwo ndavuga abakunda Nzovu bari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Australia, bakomeze bashyigikire iyi televiziyo yampamagaye uyu munsi sibyo. Bayirebe bayikunde sibyo. Reka mbe soze ikibazo umva sawa. Corona kibazo. Wowe filme wakinyemo yitwa Superstar, yari filme yawe ya mbere ukinyemo? Ni ya mbere. Ukina ukora miki? None nkina ntanga pasi. Utanga pasi. Uha pasi umutipe. Ego. Ubikora neza, ariko ubanza usanzwe utanga na pasi. Oya. Ntago mbikora. Pasi ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Ntago mbikora. Pasi ni ryazayi ntago yahabandi. Kibazo reka ngushimire cyane. Wowe umuntu ashaka kureba filme yanyu yayirebera hehe? Ubu ngubu ushaka kureba nyine wajya kuri YouTube. Kandikamo nyine Superstar series. Gusa ubu ngubu hari yaririho iri kuri 3D films. Ego. Niho ushaka kuyibona. Kandi nyine iri mu nzira, iri kuza episodes twarakoze. Ndakeka ishobora gusohoka muri no minsi. Ego.
reka Ejo ngushimire cyangwa- nawe reka ngushimire cyane byari by'agaciro kubana namwe mbashimire kandi namwe mujye mureba Iris TV Yeah. murakoze cyane namwe turabashimiye cyane